Ngabo tumubwira ko mu gitondo turi bumugereho akatuzengurutsa akatwereka kari agasozi k'iwabo mu Bigogwe akatwereka turebe ko amata yaduhama icupa rikarekeraho gukomeza kuduhama amata duhame ariya mayoga tuyaveho nuko amata duhame cyangwa inzoga ziduhame byose binyobwa n'imfura byose biduhame nuko twahagurutse iyo uhageze usanga Ngabo ari hepfo Ngabo nziza profisi arabanza twereka twigisha ukuntu ngo basya atwereka ko iyo umuntu ngakomye urusyo ngo buriya ngahita akomera rimwe n'ingasira icyarimwe twese aduha inkoni twari tugiye kuzamuka umusozi adutembereze ngo ahantu heza cyane twe tumaze iminsi tubona mu mafoto havugwa ku mbuga nkoranyambaga abantu bahavuga dushaka kumenya uko bimeze adukubita ibitambaro byo kwifubika bari imbeho na misozi konja